Karame mabuja. Fabrice. Karame mabuja. Fabrice rero ugiye kujya ku muhanda hara kuri boutique. Boutique ibanza cyangwa ikurikira? Iyo uri busanga ikinguye utebuke ntutinde, dore ngiye kujya gusenga kandi ubona amasaha arakuze. Unzanireyo papiye mushwari, nurangiza ntihagire aho uhagarara, uhita uza iminota 5 uhita ugaruka. Ufite akazi kenshi, ufite ibyo gukora kandi ngomba gusanga wabirangije. Uranyumva? Kumva mabuja. Genda. Ndabariye ukamfasha ukandangira ahantu hari umumama witwa Mama Nadia. None se uravuga mabuja ko nta wundi Mama Nadia nzi? Anyumvira. Ese ni mabuja wawe ndabizi. Ngewe nkubaza ni Mama Nadia. Aba ari mabuja wawe byaba ari sawa, ariko atari nawe nyine ngiye cyo nshaka no kundangira ko mfiteyo gahunda nshaka kujya kubasura. Mbese ni kwa mabuja, kwa Mama Nadia. Genda uzamuke ukate, uhita wongera ukate, urahita ubona ahantu hasize irangi ry'icyatsi. Muraho? Amakuru yanyu? Ko tubona ari nimero muri bande? Ni Sheri wa Nadia. Oh, ni Sheri wa Nadia. Uraho neza? Muraho neza mama we. Iminsi myinshi, mumaze iminsi mwaragiye murahera. Ariko noneho turimo turaza tuje kubasura kubera ubukunzi bwinshi tubafitiye. Koko se? Turaje rwose tuje kubasura, ubu turi mu nzira tuza pe. Mutebuke n'ukuri twari tubakumbuye, hari hashije n'igihe kinini. Ayemuye n'umukozi wanyu arandangira ambwira nyine anyereka inzira, ariko ndi kubona ariko myari indari ambiye hayi. Zamuka urahabona ntabwo hayoberanye. Murakoze rero ko turaje. Murakoze namwe, karibu kandi wacu. Yego.
kutungera mu matwara yanjye nshaka kumenya ikintu kikugenza ngiye nugera muri iri shyamba yaba wari uzi uwo ari we ntiwakambajije utyo we niwe nshaka kumenya rero n'abanyamakare nanjye ndi umwe nkawe urabona icyumbije sha akanya nashaka amazi yo kunywa hano umva mani ndaje nyazane ariko ntibirangire gutya tu mbonye hari ikintu wamfasha ushobora kuba utumvishe icyo nakubwiye ikibazo nawe gikemuzwa ikindi iby'ubushuti tubivugane uzane amazi mbonye abaginga ibintu bankoreye aho nzabifatira ni ubu si uyu muko ugiye kuza hano iki gitondo nta kintu na kimwe gihari kandi ngende ndebe ko nta kintu na kimwe kitari ku murongo ibyo Fabrice yasigaje mufashe mbe mbikora cyo gusenga kandi byigare kamanze nkora musuko adasasanga narayasoza bariho hageze hano yemwe we karibu wacu muri isanga muraho neza mubyeyi mwiza amataka basha inkanda mbavuze imbanda gihumbi ruhanga rw'uruhebuza wari wenda n'umugongo kumana mbega umuhungu urumva amagambo meza ufite niyo mpamvu Nadia yarahiriwe kubona umugabo mwiza nkawe ufite amagambo aryoshye kuyumva ubu se koko niyo mpamvu Nadia yarata nkabona nimba hari umuntu wahiriwe ni Nadia urumva amagambo ufite meza nawe utabasha kuyumva ngo anyurwe niyo mpamvu Nadia nawe yagukunda umuntu utangiye kuvuga ibya Nadia reka nigushe ntabwo ryaza kureba ubu wasanga azi ko twabanye kandi narishwe n'agahinda nanjye ntazi yaje oya reka nigagaze kuko sinabona icyo namusobanurira nanjye ubwanjye sinzaho Nadia ari ariko se kuko ibintu bizagarukira koko mana yanjye kuko oh la 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 ariko se ko nshimye ko wamumbajije nkigusha ubutaha bizagenda bite ese ni umuntu nyine yabaye iki se umushyitsi wanjye yaraje kunsura njye ndi umupasiteri ibintu nk'ibi ngibyo nabihanura njye nabihanura mbene ibi bintu ubundi ahubwo hano ni Imana ihanyerekeje twari turi hariya muri iriya shyamba urumva twari turi gusengeramo abakirisitu bose uko bazi bizi karitsiye ni njyewe bayobora umva rero ikintu nashakaga nari nje gusaba amazi tumaze igihe dusenga ibyumweru 3 dusenga nta numwe wari wataha nta n'uwari warya ahubwo twari tunangije uyu munsi ndavuga uti reka nze gusabira abakristo amazi kugira ngo hatagira umuntu uza kugira ikintu cy'ikibazo mu nzira inzara yabishe amazi ndayaguha ariko mfasha tumuterure tumujyane mu nzu amazi ndayaguha nta kibazo yewe uryohejejwe n'injiji ntabinjije ucyayijandika mu ijandwe kuko bavuga ko uhebye umujagare gati nzindaro ubu uyu mukobwa koko nzasobanura gute ibyabaye uyu munsi agira ngo ni ibyishimo byanjye byose byari biri aho kiriya kijambo cyanyishe uzi ko nikibyibugasha turatumiye mu bitisha komera mubyeyi ubundi uriye ejo nzamusengera uzatebuke akenshi se ko wakihemba amana imigeri nariyo urabona ari yoroheje tukapfe kugakenyerera ahubwo nyine none se ngo amaye amazi angiriye umugisha wasanga ari kiriya cyane ariko uriya ni pasiteri cyangwa n'umwe bandi bishushanyo pasiteri se umeze nk'inyeshyamba abaho imyenda yambaye ariko se agapantaro kamufunze nzambarirwa iby'uriya mupasiteri arambeshye ariko ndaje nzikurikirane
yewe ishyano ryacitse umurizo akabikambara ikanzu. Shyira aho ngaho. Iki kibase cyose n'inkende zitangiye kunyerera mu biti. Ibi nibyo bita guhena mu bakwe. Nibyo. buri wasanga ari wa mama mu kigabo cye kimukubise kubera utu tuzi utu kwera ese bunjya gutabara ariko se njye se ko namuhengirira abana ngo birakimaya amazi yakoze Niko se duheruka kuhura uri muganga akabantu b'iki gihe mwabaye muti babikira umwana mubasubize nimumbwire niba yarabagezeho mutubona ariko twambaye imyenda gusa bimbaza n'ubusa ibyo ngibyo ntago niba nari muganga nyine ubwo sindiwe niba ndiwe erega mani tujye tuva mu rwenya ako kantu kazaboneka n'ubundi ako ngiye nsigaye ndi n'umukire nsigaye ngenda n'inkweto imwe isaza kiramina abantu nk'abari natwe twinyeshamba ko tuba tubaye ugize ngo iki abantu nkamwe ndabatinyi uvuze ngo inyeshyamba herekena nimero niyo umuntu yarwara najya amubwira ati kuko ibintu natwe ubundi se nkora twubaha ahubwo ujya uvuga uti wowe waho nikubiti bise ninde kandi aro ni meza urinde ko ntakumenya umuntu uguye igihumure nari ndi no hafi yaho ndaje ndebe kuntu naba nahagera ariko nari ndi hafi yaho ndaje turebe ikibazo agize uri kumva ni ukubera nagiye gusenga icyumweru cy'imbere umukara uyu munsi wagenze nabi yego iminsi y'igisambo ni 40 ariko buryo utari igisambo na nyagasani w'umusoro udasobanye yagusobanura akabisobanura akagususurutsa kurinda gususumira wenda iminsi ikarenga ariko si bizagarukira nk'uko abyaramo nuko byagenze yaje umuntu n'umushyitsi yaraje mu gitondo sinzi twavuganye amagambo make ahita agwa hasi arongera atasohoka mu yiruka mbona yongera agwa ahangaha mugana amasaha angahe hano ahangaha nta n'amasaha menshi n'iminota 30 amaze ni ukuri yonyine ariko se nk'uyu muganga bahuruje mwuka byaramwe yego nta muganga wiganga ariko nta n'umukungu wikunga yego nta mwiza wisoma ko uyu muntu ndamuzi what murahari bavandimwe ndashaka subscribe ushaka comment ku Manga The Kiss TV mwari muri kumwe na Job kora subscribe ku Manga The Kiss TV hello